Niba ufite imyaka 28, umukobwa akaba afite imyaka 25, uwo mukobwa aragusumba. Apana ku mpapuro, ahubwo ku isaha imwe ifite agaciro karusha kandi hano ku isi. Abasore benshi bino bintu ntabwo babisobanukiye cyangwa se ntabwo babyumva, kubera ko batekereza ko igihe gifata abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore kimwe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Niba uri umukobwa ugeze ahangaha kuri iyi video yanjye, genda hari ibintu nshaka kwibwirira abasore. Mu myaka y'ibanze y'umukobwa, ibintu byose byiza biramusanga kubera ko ari cyo gihe cye. Kwitabwaho kwe biba biri automatique. Amahitamo y'uwo mukobwa uri muri iyo myaka ya za 20, 10 n'ingahe biba nyine ari menshi cyane. Kwemererwa buri kintu icyo ari cyo cyose biba bimworoheye, ndetse ababayeho ubuzima bworoshye mu gihe wowe uba umeze nk'aho utaranabaho nk'umusore uri muri iyo myaka. Iyo myaka mikeya y'uwo mukobwa rero niyo yubaka ibyo yiteze, expectation ze, mbese n'uburyo agomba kubaho n'uburyo abayeho. Ibintu byose ubuzima bwe abubona muri iyo myaka mitoya. Ubuzima bwawe utangira kubwubaka umaze kuba mukuru, kandi ubuzima bwawe urabukorera bitandukanye n'uwo mukobwa. Mu gihe uwo mukobwa we amaze imyaka myinshi yatambutse, we ari guhabwa icyo akeneye cyose agihabwa, kubera ko babona ari mwiza, kubera ko babona afite itoto, wowe uba urimo gushakisha ubumenyi bwo kugira ngo uzabe umugabo. Ahangaha niho ibintu bihindukira noneho sasa bikiburungushura ku bantu b'abasore bakunda gutekereza nyine ku bijyanye ngo n'amatariki yabo y'amavuko gusa. Umukobwa mutoya we afite experience y'ibyo ari kugenderaho, mu gihe wowe urimo kugenda ukura uzamuka kugira ngo ugire position wishyiraho. Ibyo ngibyo rero bituma agusumba kuko akurusha experience, tutitaye ku myaka, nubwo wowe ufite imyaka y'imibare imuruta. Ibyo ngibyo umukobwa bimugira mukuru cyane mu byo yanyuzemo, nubwo ari mutoya cyane ku myaka. Ibi ngibi nk'umusore nuramuka ubyitayeho ukirengagiza ko akurusha imyaka y'imibare, bizatuma weakness yawe ku mukobwa nk'uwo nguwo, imyaka yanyu yenda kwegerana, uyitsinda. Igihe ku mukobwa n'umusore ntabwo bigendana cyangwa se ngo bibe ari kimwe, ahubwo igihe gihereza igihembo umusore uzi neza cyane kubara igihe nyine. Apana wa musore ugenda wumva arimo kuvuga ngo oya ngo imyaka ni imibare. Ibi ngibi nuramuka ubyumvise neza cyane ukabikurikiza nk'umuntu w'umusore, uzagera ku tuntu twinshi cyane utari witeguye.